damaraje akubwiye ati mfite ikibazo umugabo wanjye aherutse kunshi inyuma ndabimenya n'urugero mfashe karazara ugahita umbwira ngo giwe ndira abana be bane gusa ibintu uvuga n'ibiki aho ngaho uba wakishe uba umwongereye wikoreye ibirushirye ariko ntibivuze ko adakomeye umuntu wagufasha iyo umugeze imbere wumva akagenda haleluya ikinera gutwinga nuko mfisa amahoro adatangwa n'isi iyo hari bigoye iyo hari bigoye hirya hino nazira kumva numvise ibyo mukunzi ambwira ngo sinjye nuwiwe nawe nuwanjye karanzi nanjye ndamuzi kumenya nibwo buzima bisaba waradashira nuwiwe nawe nuwanjye karanzi nanjye ndamuzi kumenya nibwo buzima bisaba waradashira Yesu nuwiwe nawe nuwanjye karanzi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima bisaba waradashira. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngiye rero kwakira umukozi w'Imana nk'uko mubizi turiho turakira abakozi b'Imana batandukanye muri iyi minsi. Uyu munsi turi kumwe na Pastor Vincent de Paul ariko ngiye muzi ari yitwa Viva tuziranye muri forum y'abapasiteri benshi cyane barenga 250 burya benshi niho tuziranye ariko aho nkunda ibintu y'intervena ni gutyo namumenye nkunda ibintu y'intervena avugamo nkunda ijambo ry'Imana ajya hatanga nkunda ndeba fond ndeba buri gihe ibintu yagiye atanga muri iki gihe cy'isanamitima rero ndavuga ngo ndamutumira numva anje ku mutima ndavuga ngo reka musabe azatubere umwigisha kuri igihe cyose namukurikiye Pastor Viva n'umwarimu siko bimeze n'umwigisha ni ukuvuga ngo wicarana ikaye ukicarana ukandika kuri gihe ndabikunda cyane nkunda kwiga kuko buryo ubukristo buherana no kwiga uriga then ugakora dukenera utubwira ngo dore uko bikora ubundi bigenda bitesashimwe ariko impano ari gukoreremo sinyizi icyo nzi yuko kenshi inshuro namwumvise inshuro nabonye inyigisho ze n'umwigisha nyine n'umwigisha ujya ndani akigisha Imana yacu ishimwe cyane ari kumwe rero na assistant we ari we Pastor Chantal wa Maria hanyuma n'umukristo mugenzi wabo wabaherekeje Bernadette nasanze ngo tuziranye akiri uruhinja nasenganye na mukuru we byanejeje yuko yari umushyitsi uje yambwiye ati muzi ko kiri umukobwa wasenganye na mukuru wanjye byanshimishije Bernadette n'akarusho byanshimishije cyane abapasiteri bo baba ku rubuga nyine nkababona rero iteka impamvu mbabwira umutumirwa nkababwira abaturuka naho ngaho nkunda
hari icyo mba numvise, hari kiba cyankozeho, cyangwa se umundangiye nkaba muzi nawe afite uko asanzwe akunda. Pastor Viva rero tugiye kubana no ku cyumweru tuzakomezanya, nabwiye ngo ni umwigisha ariko impano yose aza gukorana. Rero nabwira abandi babiri wagiye kuza hano imbere, ariko Pasteur Uwamariya Chantal uhagarare umpeperere itorero kameme. Hanyuma nawe Bernadette haguruka ubampeperere kugira ngo agiye kutwuha ijambo ry'Imana. Namuhaye topic ye nawe atwigishaho, ngiye kubasaba ngo muhaguruke dusaba umugisha Imana imunyuramo, Imana yamudutumyeho kugira ngo natwe twakire ubutumwa, he kugira imbogamizi n'imwe iza kutubuza. Pastor Viva ahagarariye umuryango witwa Power of Change Ministries, niyo muziho cyane akoreramo, ibindi araza kubyivugira. Reka tumuragize Imana yacu. Mwami Imana yacu, Data wa twese, Imana ihoraho, Mana dufite inzara n'inyota yo kumva. Mana turi mu bihe imitima yacu yifuza kumva icyo uyibwira. Mana ivuze ijambo riraduhembura, ritubeshaho, riratugendesha, riraduhagarika, riduha imibereho kandi ridukiza uko twabaye, rikaduha Mwami n'ibyiringiro by'ejo n'ejo bundi, Mwami tukanezerwa. Mana turi hano duciye bugufi tugusaba ngo turasamiye uduhaze. Niba mu mugaragu wawe uhaze buri muntu wese Mana, garura intekerezo, tekanye umutima mu izina rya Yesu, kugira ngo amagambo yawe, ukuri kwawe Mwami, ubuhanuzi bwawe, imbuzi zawe, gucyaha kwawe, gusana kwawe, kubaka kwawe, kurandura kwawe byumvikane muri twe, utubonemo umurimo washatse kudukoramo. Ngaho umuhe umugisha, natwe dutekanye twumva, twese uduhane umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze, Imana ibamugisha. Nkuko bamaze kubibabwira, nitwa Pastor Viva Vincent de Paul, nyobora umuryango w'ivugabutumwa witwa Imbaraga Zihindura, Power of Change Ministries. Nkunda Imana n'abantu bayo, nabakunze mbere na mbere kubera yuko nasanze muririmba indirimbo abantu benshi batagikunda kuririmba, zirimo ubutumwa. Ni indirimbo ngewe mfata nkuko mfata ijambo ryo muri Bibiliya, nako mfata ziriya ndirimbo. Mfite impamvu, rimwe nigeze kuba naryamye natinze mu masaha 8 z'ijoro, mu masaha 9 banzanira umuntu wapfuye, umwana ngo yaryamye ahantu ku ntebe ariko aryamye yanamuye n'agatama, arahanuka kubita hasi, bamujyana kwa muganga. Kwa muganga barababwira bati muratuzanira umurambo kwenda iki. Umwe mu bantu bari bacumbikiye arababwira ati nza hano hari umurokore dusengana, baramuzana, barakomanga, mbyukira mu bitotsi naniwe, sinahita mbona naho nashyize Bibiliya, ndambura mu gitabo ngo ku ndirimbo ntari nsanzwe nzi, ariko yari irimo amagambo avuga ngo ibihe nshima Uwiteka bimara umubabaro. Ubu narayimenya, ariko icyo gihe ntabwo nari nyizi. Ya ndirimbo ndayisoma, numva ya magambo aranyuzura, mfata cya gitabo ndakimukubita, byuka tujye gushima Uwiteka. Umwana ahaguruka gutyo. Abari bamuzanye bari basinze ku buryo nabirukanye mu nzu, karakazu gatoya, gasaro buzuyemo n'urwagwa, ntabwo byari byoroshye. Ndabirukana bose ngo nibasohoke ndebe ko byibuze napfa guhumeka, nsigarana n'uwo mwana gusa. Mugenzi wanjye twabanaga arambwira ati impuhwe zawe aba bantu bakinguriye mu biki nge simbyuka, jyewe ndinaniriwe. Imana rero ikora imirimo n'ibitangaza. Iyo mbonye rero abantu bari kuririmba indirimbo zo mu gitabo, akenshi binyibutsa icyo kintu, bikananyibutsa mu gihe cyo gukizwa, izo numvaga abantu baririmba. Mukomereza aho rero, mu matorero menshi ntabwo zikiririmbwa, hatagize abaziririmba zazegeraho zikibagirana. Ntabwo nari gutangira ntabivuze. Imana ishimwe rero, nshimiye ubuyobozi bw'itorero bwangiriye icyizere ko uyu munsi twaza kuganira umurimo
kwezi muri mu bihe byo kwiga gendanye n'isanamitima, gukira ibikomere. Topic rero ngewe ndi buvugeho ni gutinyuka ukavuga ibyagukomerekeje cyangwa se kudahisha ibyagukomerekeje. Ni imwe mu nzira nyinshi zinyurwamo kugira ngo umuntu akire ibikomere, ariko igitangaje wibwira yuko byakize ariko ntabwo biba byarakize, biba byaragumye muri wowe. Turaza kwifashisha rero ibyanditswe byera, tunifashishe ubuzima busanzwe bigendanye n'ibyo abantu biga mu mashuri, tubihuze tubibyazemo igishobora kudufasha muri iki gihe dufite. Hanyuma kandi tuzanabisubukuriraho ku cyumweru. Ndumva mpamanya n'umwuka yuko abantu bazabohoka. Haleluya. Ndahamanya n'umwuka ko abantu bazabohoka. Nkimara kubona ubutumire nabwiye umushumba unyungirije Pastor Chantal, mubwira n'ibyo nzajya kwigisha. Arangije arambwira ngo basanzwe bakuzi se, nawe ntabwo basanzwe banzi, ngo baguhaye ibintu byawe, bya bintu ukunda. Ni ibintu nkunda. Ibyo ndi kubabwira biri mu gitabo nteganya gushyira hanze vuba cyitwa Kuva mu bikomere ukaba ukomeye. Ni ibyanjye mbese, ni ibyanjye na mbere yuko nkizwa. Kera niga mu mwaka wa 2 wa segonderi banyitaga Vincent Therapy, Vincent w'umuti, kuko umuntu wese nabonaga ababaye. Urabona muri iyo myaka abana baba barwara bya bindi bita indege, hysteri. Yakunze umuhungu none yamubwiye nabi, akarara mu bitaro, bagatera inshinge bikanga. Abo bantu ngewe nasabaga ubuyobozi bw'ikigo nkajya kubaganiriza. Najya kumuganiriza tugataha mufasha ukuboko gasubira mu ishuri. Ni ibintu rero uretse wenda kuba narabyize, uretse kuba muhamagaro waraje nabyo ukabinshyiramo, ariko ni ibintu nsanzwe nkunda. Imana iguhe umugisha wahewe n'umwuka. Turimo tuvugana kubera yuko tutari dusanzwe tuziranye, hari aho wambwiye ngo ubwo ni Imana yakuvugiye. Ni Imana yakuvugiye kugira ngo muri kino gihe uri kuvuga ibyo bikurimo. Hari rero ibintu bikeya nshaka yuko dusubiramo, nubwo bigishije ntahari, ariko byanga byemera. Hari ibyo bavuze nanjye ngiye gusubiramo. Icya mbere, ushobora kudahitamo gukomereka, ushobora no kudahitamo urugero ukomerekaho, ariko gukira ibikomere ni ihitamo ryawe. Ibikomere byakugwirira bikaza ari binini cyangwa ari bitoya, ariko gukira ibikomere ntibikugwirira. Iyo utagize icyo ubikoraho nabyo ntabwo bigenda. Icya kabiri nshaka ko tuvugana mbere yuko twinjira mu nyigisho nyirizina, gusenga ni byiza iyo ukomeretse, ariko si byo byonyine bigukiza ibikomere by'umutima. Niba igikomere cyarazanywe n'amagambo mabi, ntabwo kizomorwa n'amasengesho menshi uzasenga, kizomorwa n'amagambo meza uzabwirwa. Mu Cyongereza baravuga ngo what comes around goes around, cyangwa what goes around comes around. Uko wabivuga uko ariko kose, mu Kinyarwanda baravuga ngo akaje gahimwa n'akakazanye. Iyo wakomerekejwe n'umugabo, nta wundi muntu ukomora ngo womoke neza iyo utomowe n'undi muntu w'igitsina gabo. Ndaza kuza kubisobanura. Niyo wakomerekejwe n'umugore niko bigenda. Iyo igikomere cyawe gituruka ku bana, gikira iyo hari umwe mu bana bawe cyangwa undi muntu utabyaye wemeye kuba umwana wawe ariko akitwara neza, nibwo bigenda bikomora cya kintu. Niyo mpamvu nababwiye ngo akaje gahimwa n'akakazanye. Abakristo rero akenshi dukunda guhungira ibikomere mu masengesho. Hagira ikintu kigukomeretsa, ntushaka kukivuga, nta n'umuntu ushaka kukibwira, ukajya mu masengesho yirindwi. Ayirindwa agatuma umutima wawe wumva hajemo akantu ko kunezerwa,
ariko kuko wasenze Imana utarora kandi wakomerekejwe ahanini n'umuntu ureba, hakagira ikintu gisigara. Icyo gisigara rero kimarwamo no kuvuga. Icya gatatu, kumenya ko wakomeretse cyangwa wakomeretse ni intambwe y'ibanze yo gutangira urugendo rwo gukira. Ni intambwe nziza, kuko hari n'abantu batakwemerera ko bakomeretse, akaba ari inkomere bigaragara, ariko wamubwira uti ufite ikibazo, akakubwira ati oya, ati turiya tuntu twambayeho turiya ni toto, hari ibindi bintu binini nikoreye ku buryo turiya ni utuntu dutoya cyane ntacyo twantwara. Mu buryo bwo gufasha abantu mu gukira ibikomere, bene ubwo buzima tubwita ubuzima bwo mu gihome. Kugenda ukikingirana ahantu ugashyiraho bariyeri nini cyane ikoze mu byuma ku buryo nta muntu uzongera kukwegera, uje kukubwira ikintu uwo ari we wese ukamutera amaho akagenda kandi yari kugukiza. Reka turebe ijambo ry'Imana muri Yesaya mu gice cya 50 umurongo wa 4. Yesaya yaravuze ngo umwami Imana impaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo menye gukomeresha urushye amagambo. Nkuko yababwiye ko ndi umwigisha, burya umwigisha aranabaza. Nimujya mwumva mbasubirishijemo cyangwa nkababaza ntibibagore. Hano ijambo riratubwiye ngo kugira ngo menye gukomeresha urushye amasengesho, hatubwiye amagambo. Inkangura uko bukeye ikangurira ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe. Kimwe mu bintu bitera ibikomere burya biri buryo bwinshi. Hari ibikomere duterwa n'abantu bagenzi bacu, hari ibikomere duterwa n'ibidukikije, hari ibikomere duterwa n'isi y'umwuka. Ubu ngubu kuri liste y'ibikomere hiyongereyeho n'ibikomere biterwa n'ikoranabuhanga. Ntabwo mubibonye mu kanya ko tugiye gutura mu mika twangira, ese buriya ni igikomere. Yes, nuko conflict zitangira ni igikomere ku ruhande rumwe, kuko twari twiteguye gutura kandi biranze. Ubwo icyo nacyo kiyongeye mu bishobora gutera ibikomere. Ibikomere byinshi rero wenda ndibuganireho n'ibiterwa n'abantu mu buryo butandukanye. Iby'ibidukikije sindi bubigeho, iby'ibigendanye wenda no mu isi y'umwuka sindi bubitindeho cyane. Uyu munsi ndavuga ku bikomere bigendanye n'ibikomere twatewe n'abantu kandi dukizwa n'abandi bantu. Kandi ikibabaje kurushaho nuko iyo umuntu akomerekejwe n'abantu, reaction ya mbere umubiri ukora ni ukwanga abantu. Abantu barwaye indwara yitwa abandi bantu. Ibi rero bishyira umuntu mu kazitiro k'ubwigunge. Niba warigeze kubwirwa ijambo ribi na papa wawe ukiri umwana mutoya w'umukobwa, ntabwo bizakorohera kumva ko hari umugabo waba mwiza. N'uwo washatse ntabwo bikorohera kumva ko ari mwiza, kuko wabanje gukomereka kandi ukomeretswa n'umugabo ariwe papa wawe. Iyo ubonye abenda gusa nawe, abareshya nawe, abambara amakote nkaye, abavuga nkawe, igikomere uhita wumva gitangiye kongera kuva. Umuti rero si uwundi, si ukubihisha, si ukwihagararaho, si ukuvuga ko abagabo bose ari babi, si ukuvuga ko abagore bose ari babi. Uwagukomerekeje ntabwo ari bo bamutumye, nta nubwo abahagarariye. Haleluya. Iryo ni itangazo rya mbere. Ntukahora umuntu ibyabaye adahari ngo nuko ababikoze bafite icyo bahuriyeho nawe, kuko ntabwo yari yabatumye. Yesu nashimwe. Intego rero nyamukuru ya Satani iyo atera ibikomere abantu, abagira ngo bazagere ku rugero rwo kumva ko nta muntu mwiza ukibaho, bityo abashe kubashyirira mu kazitiro k'ubwigunge. Satani Bibiliya imugereranya nk'inzoka, kandi inzoka isanzwe
not a snake, a dragon. Bibiliya y'Icyongereza ni kuvuga ngo cya kiyoka. Ntabwo ari inzoka isanzwe, ni ikiyoka kinini. Nimukora ubushakashatsi mukareba ukuntu ibiyoka binini nk'uruziramire za boa za cobra, reka ndekera aho ngaho abazitinya batagira ubwoba, ni muhumure turi mu rusengero hano ntazihari. Iyo zigiye kurya abantu uko zibigenza, zirabanza zikabagota. Ngo yarangije kubona umuntu, irabanza ikamuzenguruka, yageraho umutwe n'umurizo wayo bihura, ikamukanga. Yamukanga yajya kujya hano agasanga irahari, yagaruka hano agasanga irahari, ariko igenda yiyegeranya gutya ikaza kuza kumugoteramo hagati. Niyo systeme rero Satani akoresha mu kwicisha abantu ibikomere. Aragutera, yamara kugutera umutima wamara kubaba, akakwereka ko abantu bakugose nta muntu muzima n'umurimo, akakugotesha noneho uburiganya bwe, noneho akagenda kwiciramo imbere, igikomere kigakura kikazaba kinini, kigatangira kugukoresha ibintu bitari byo, kigatangira kukuvugisha nabi, kigatangira akantu. Mwari mwabona igipirizo, ibi bipirizo by'abana iyo bagihaze akatsi kagakoraho, akantu kose kakubaye kumera nk'igipirizo gituritse. Umwana yavuga ngo mami, kwatumbira ngo winsakuza, kandi ukabivuga kwijwi rirenze biryo yakoresha. Noneho mu nyuma waza kwitekerezaho ukavuga ariko uriya mwana buriya sinamuhoye ubusa. Umuco wa Kinyarwanda ni gake umubyeyi asaba imbabazi umwana, ugahita ujya mu masengesho y'umukristo, Mana mbabarire ko nabwiye uriya mwana nabi. Ntabwo ari uko bikorwa, kuko umwana ntabwo azamenya yuko wasabye imbabazi. Mureke tumenya akazi kacu n'akazi ka Mwuka Wera, twikoreza Mwuka Wera ibyo twasabwe gukora. Muri turangiza dukore ibyo Mwuka Wera yasabye agomba gukora. Satani rero yamaze kubona igikomere kinjiye, akakugota, akakwereka yuko nta muntu mwiza ukibaho, akakwereka yuko nta muntu ugukunda, akakwereka ko nta muntu ukwitayeho. Mu buzima bwa buri munsi nkunda kwakira abantu bameze gutyo, rimwe na rimwe utangira kumwakira, wazabyuka mu gitondo wamuramutse wamubwira uti genda mukobwa wanjye mu buryo bw'umwuka, cyangwa se umwubashye ukamubwira uti mama cyangwa papa. Ubikora kabiri gatatu agahita atangira kwibaza kubera iki ntiyamenyereye kubwirwa neza, agahita avuga ati uyu se kandi utangiye kumbwira neza ikintu nteretawe ni iki, ikintu nshakaho ni iki, kubera iki ntabimenyereye. Kandi Satani yamweretse yuko ari bwo buhungiro, kugumamo aho ngaho nyine, agafunga imiryango yose. Ariko rero ndashaka kugutangariza ko uko ufunga imiryango yose ni nako ufunga uwanyuramo ugomba kugukiza icyo kibazo. Rero niyo mayeri Satani akoresha. Yamaze gukomeretsa umuntu, aramugota, akamwereka ko abantu bose ari babi, kandi ari ukugira ngo amwizingireho, abone ko amumira bunguri. Ariko ndashaka kukwibutsa yuko muri Luka mu gice cya 10 umurongo wa 19, Yesu mbere yo kuva ku isi yaduhaye ubutware bwo gukandagira inzoka na skorpiyo n'ubutware bwose bwa Satani. Haleluya. Reka tujye mu kiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa be batamumenye, nkwereka uburyo igikomere cyo kubura umuntu ukunda gikemurwa n'uko bivuga, igwa n'uko ujya urinda umuntu wisanzuraho ukamubwira uti burya kanaka yarampemukiye, icyo kintu kikava mu mutima wawe. Haleluya. Twese tukiri abana, abahanga bafite ibyiciro bagenda bashyiramo abantu. Iyo umuntu akivuka hari ibyo bita early childhood, ubwana nyine. Mu Kinyarwanda hari abo bita ibitambambuga, hari abo bita ibisekeramwanzi. Ibisekeramwanzi ni wa mwana uwabonye wese atega amaboko ngo amuyambire, ashobora no kuyambira umurozi, ashobora. Iyo tukiri batoya, iyo umwana akivuka aba afite ibyumvo bitanu, senses, les organes de sens.
ariko ikiba gikora ni kimwe kuruta ibindi. Ubundi umuntu wese aranukirwa cyangwa agahumurirwa binyuze mu izuru, araryoherwa cyangwa akabihirwa binyuze ku rurimi, arumva binyuze mu matwi, arareba binyuze ku maso, umukoraho akabyumva binyuze ku ruhu. Twese iyo tuvuka izo organe de sens uko ari eshanu tuba tuzifite, ariko iyo umuntu akiri umwana guhumurirwa nibyo bikora cyane. Nicyo gituma mu babyeyi 20 agira gutya akumva impumuro ya mama we yamuterura akumva aratuje. Uko tugenda dukura ni nako bya byiyumvo bindi bigenda bihumuka bigatangira gukora. Hari imyaka umwana ageraho hagati y'3 n'5, buri kintu cyose abonye akaba ashaka kugikoraho kandi ashaka no kugishyira mu kanwa. Ikintu cyose abonye akaba ashaka kugikoraho, icyo ashobora guterura akagishyira mu kanwa. Ni ukuvuga ngo hari ibindi byiyumvo bibiri biba byatangiye gukora: kuryoherwa no kubihirwa ndetse no gufata. Abonsa cyangwa abigeze konsa, reka mbibutse, umwana urengeje amezi 18, urengeje umwaka n'igice, iyo umwonkeje ukarangara amashereka arabika, kenshi arakuma. Ababyeyi baheruka konsa ako kantu murakibutse. Iyo umwonkeje televiziyo iri hariya ukayirangarira, ni ukuvuga ngo ntabwo uba ukimwitayeho. Iyo utakimwitayeho ntabwo ubwonko bwawe burimo bukonekita n'amabere n'ahaturuka amashereka kugira ngo umwonse neza. Icyanga gitangira ntabwo yumva kikimeze kwa kundi, kandi yatangiye kuryoherwa no kubihirwa. Niho hantu ujya kumva yaratangiye kumera utwinyo arakuruma cyangwa akakurya inzara. Uko umuntu agenda akura, ibintu byose yumvishe, ibintu byose abonye, ibyo aryohewe cyangwa bihiwe, ibimunukiye n'ibimuhumuriye n'ibimukozeho, biragenda bikajya mu gice cyacu cy'ubwonko tutabasha gukontorora. Icyo gice cyitwa subconscious mind. Muranyihanganira, ni ibintu bitavumbuwe n'Abanyarwanda, ntabwo nuko mvuga mu Kinyarwanda. Ariko mu Kinyarwanda wenda tugenekereje twavuga ngo reka mbaho urugero kugira ngo mubyumve neza. Nta mavuta yari yaguhumurira agahita kwibutsa abakuze, agahita kwibutsa mu myaka 20 cyangwa 30 iherereye inyuma, muri za 80. Ubu ushobora guhumurirwa na Imperial. Ku bantu bo hambere ushobora guhumurirwa na Imperial, yaba iy'isabune yaba y'utuvuta twabaga mu mukebe wasaga n'ubururu. Byaguhumurira gutyo ugahita wibuka nyoko wanyu wajya kuza kubasura yayisi. Haleluya. Icyo kintu nicyo cyangwa se cyo. Icyo ni ikikwereka ko rero ibidukomeretsa binyura ahantu hatandukanye. Ibyo tureba, ibiduhumurira cyangwa ibitunukira, ibituryohera cyangwa ibitubihira, ibyo twumva n'ibyo dukoraho. Ariko iyo bigiye gusohoka bisohokera ahantu hamwe, mu kanwa. Haleluya. Byaba ibyo wumvishe, byaba ibyo warebye, byaba ibyakuryoheye, byaba ibyakubihiye, byaba ibyaguhumuriye, byaba ibyagukozeho, iyo bigiye gusohoka nta handi hantu bisohokera, ni ukubivuga. Uko rero akantu kaguhumurira kakakwibutsa ikintu, ni nako kandi gashobora kukunukira kakakwibutsa ikindi, niko kandi gashobora kugukoraho kakakwibutsa ikindi. Icyo kintu rero wibutse uba ugomba kwihutira gushaka umuntu w'inkoramutima. Iyo umukristo ashobora kuba pasiteri wawe, ashobora no kutaba uwaho gushumbye direct akaba undi pasiteri, yewe ashobora no kuba umukristo mugenzi wawe kandi unarusha imyaka. Ikintu cyitwa intimite cyangwa intimacy, ntago gukumva umuntu ukumva wamubwira ibintu ibyo ari byo byose. Njya nkunda kubwira abantu iyo ndimo kubafasha muri ibi bintu byo gukira, nkunda kubabwira ngo umuntu wabohokera ni wa muntu wumva wabwira n'ubugoryi.
yihanganire kuba mvuze iryo jambo bibaho hari igihe umuntu yumva yavuga ibintu biri aho ngaho. Ni wa muntu wumva wabwira n'umuntu uti ngeze mu rugo nsanga batetse inyama, akanyama gatamiye karanyotse, just ukumva wabimubwira gutyo gusa. Wa muntu utagira icyo uhisha, nukomereka ukaba ufite amahirwe ufite uwo muntu, ntuzarara utabimubwiye. Abatabafite ndibuze gusoza senga kugira ngo Imana ibabahe. Ko Imana yaravuze ngo nzabaha abungeri bampaniye n'umutima. Kandi burya iyo umuntu agufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aba afite somehow uburyo agushumbye. Haleluya. Afite uburyo agushumbye mu kuntu. Nawe Kristo rero amaze gupfa, abigishwa bajya mu gahinda, bakora ingendo zitari ngombwa. Ngo tugiye muri Luka mu gice cya 24, bakora ingendo zitari ngombwa, batazi iyo bava, batazi niyo bajya. Noneho aza kubatungura, agendana nabo ntibamenya kwariwe. Luka 24:13-35. Ubwo abigishwa bari bari mu rugendo berekeze Emawusi bava i Yerusalemu. Rwari urugendo rwa stadiyo nka 60, bivuze ibirometero hafi 12. Yesu yarabatunguye, ariko amaso yabo ntiyemererwa kumenya kwariwe. Yesu yarabatunguye atangira kugendana nabo. Dira ikibazo cya mbere yababajije. Yarababajije ngo murabazanye ibiki? Barahagarara bagaragaje umubabaro. Ari ku murongo wa 17. Ushotora akagira ibimusohokamo, cyangwa wowe akijyana ku giti cye, akijyana kuri wa muntu w'inkoramutima ye, akamubwira ati mfite ibi n'ibi. Kristo ntabwo yahise ahagira ngo abasengere. Nicyo kikwereka yuko metodoloji ya mbere yo gukira ibyakubabaje, aho byaba byaranyuze hose muri ziriya nzira 5 nababwiye, aho byaba byaranyuze hose bisohokera ahantu hamwe gusa hitwa mu kanwa. Kandi iyo birimo bisohoka, wishaka kubisiga amarangi bidafite. Mu Gifaransa baravuga ngo il faut appeler le chien par son nom. Ngo nuhamagara imbwa uzayihamagare mu izina ryayo, cyangwa nuhamagara imbwa nyinshi uzazihamagare mu mazina yazo. Intozo ziba intozo n'ayandi mazina yazo agiye atandukanye. Igikomere cyagukomerekeje ukwiye kukivuga uko kiri. Ntabwo umuntu ashobora gutsinda urugamba yahaye ibitugu. Umuntu atsinda urugamba yatinyutse guhangana narwo. Hari amakuru nshaka kukumenyesha rero. Iyo ugitangira kuvuga ibikomere byakubayeho kandi buri kintu ukakivuga mu mazina yacyo, ubwonko bwawe busubira muri bya bihe. Niyo mpamvu abantu benshi batinya kubivuga. Kandi uko utinya kubivuga niko byiyongera. Uko utinya kubivuga niko byiyongera. Wanga kukivuga byari 2, hashira umwaka bikabyara bikaba 4. Hashira undi mwaka bikaba 10, bikaba 20. Yarababwiye rero ati murabazanye ibiki? Aha biragaragara ko yari yamenye ko bafite agahinda ko mu mutima, kandi yashakaga kukabakiza mbere yuko bamumenya. Iyo baza kumenya ko ari we, bari kwikamufura. Kuko bari kuvuga bati umuntu tumaranye imyaka 3 n'igice twigisha arasanga tumeze gutya muri buno. Bari kugira ukuntu uribuka ajya gutandukana nabo barimo kujya impaka, bamwe bavuga ati ariko shura namara kugenda nzahita nyobora. Ba Petero bavuga ati aba bahungu nzabayobora, nzakwereka. Yesu arababwira ati ariko kuki murimo kujya impaka z'ubukuru muri mwebwe? Ushaka kuba mukuru aba umugaragu w'abandi. Bari babimubwiye se? Bajyaga impaka mu mitima yabo gusa. Ku buryo yanababwiye ati dore Satani yabasabye ngo abagosore. Mu rurimi rw'Ikigereki bakoresha ijambo siniyazo. Siniyazo bishatse kuvuga tamisage. Ni nko gufata ibintu ukanyuza mu kayungu. Ntabwo ari ukugosora nko kuno kwacu kwa Kinyarwanda. Ni nkuko wafata umucanga ukawunyuza mu kayunguruzo, hakamanuka umucanga mutoya kububatse, ubwo barabyumva, umunini ukajya ku ruhande. Mu yandi magambo rero babwiye ngo Satani yabasabye ngo abayungurure. Kuki murimo kwibaza ibyo ngibyo? Bivuze rero ngo yaza mu ishusho ye by'ukuri, ntago bari kumubwira ikibazo bafite. Niyo mpamvu yakoze ku buryo ubwenge bwabo butamenya ko ari we. Dore icyo bamushuje.
ubwo tugiye kujya ku murongo wa 18 muri Luka mu gice cya 24, soma umurongo wa 18. Haranditse ngo umwe muri bo witwaga Kileopa aramusubiza ati, mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki? Bati, ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose, kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba. Aba bantu si abagabo nyabagabo, bari barimo bavuga icyabababaje batagiciye ku ruhande. Cyokora babanje kugaya Yesu, baramubwira bati, ni wowe wenyine, si uri umushyitsi? Nibwo waraye ugeze hano, ntabwo uzi ibintu biherutse kuba? Hari umugabo witwa Yesu, yari umuhanuzi ukomeye, abatambyi baramugambanira, sha wahora n'iki? Bibiliya itubwira detaye nkeya, ariko sa nawe nujya muri situation y'abantu babuze shebuja, urumva bataravuze amagambo menshi. None se iyo uza kuba wegeranye na mugenzi wawe, wenda nkubwiye ngo mubaze, ariko condition turimo izi bitwemerera, reka nkwibarize, wubuzwa n'iki kuvuga na ba Petero baravuze? Wumva umukristo uba mu mwuka kurusha ba Petero? Petero watinyutse umunsi umwe akabwira Yesu ati, niba ari wowe mbwira nanjye ngendere hejuru y'amazi. Akagendera hejuru y'amazi. Petero yari afite kwizera, nubwo rimwe na rimwe yashyiragamo ishyaka ry'umubiri. Yesu aravuga ati, ndenda kugambanirwa ngo mpfe. Undi ati, umuntu uzakwica ntari napfa. Ubwo sinzi uko bizaba bimeze. Yesu arababwira ati, urugamba ni urw'umwuka. Petero ati, uyu mugabo ibintu byo gupfa ntabwo mbyumva, se agendana inkota. Mu by'ukuri nubwo tujya tumuseka, ariko yarimo akora ikintu gikomeye, yerekaga Kristo ko bari kumwe. Umuntu aje kumufata aba aritakumye, ugutwa bagushyize hariya tamwe, ariko ntabwo nabikubwiye, nakubwiye yuko umuntu uragukoraho arambura. Petero arambwira ati, Yesu arambwira ati, urugamba ntabwo rukiri urw'umubiri. Hagarika za mayigeri na za sokoto n'ingumi n'iki n'ibyuma, urugamba rwahindutse urw'umwuka. Haleluya. Petero yari umuntu ukomeye ku buryo na Yesu ajya kuva ku isi yamubwiye ngo, Simoni mwene Yona, ntabwo uzongera kwitwa Simoni, ahubwo uzitwa Kefa. Twebwe tubibona byahindutse Petero, ariko Yesu ntiyigeze avuga Petero n'iryo zina, ntabwo yari arizi, kuko mu gihe burayo no mu cyarameya nta Petero ubamo, habamo Kefa. Cyokora iyo bije bikagera mu Kigiriki, aho Bibiliya yavuye muri izo ndimi ebyiri ikajya, ubwo Abagiriki bari batangiye gukoloniza isi nabo, hanyuma bikaza kuva mu Kigiriki bikazagenda mu zindi ndimi nyinshi zirimo Ikilatini, bikaba mu Kilatini bikajya mu Cyongereza muri King James Version, aho dukuriye Ikinyarwanda, biza kutugeraho byahindutse Petero. Ariko nta kibazo, Kefa bivuga urutare, Petero bivuga urutare, byose ni kimwe. Reba rero uyu mugabo nk'uyu nguyu, ariko agatinyuka akavuga. Nongere nkubaze, wowe ubuzwa n'iki kuvuga ibikubabaje? Nabo kubibwira babuze se? Humura, turaza gusenga. Hari igihe batabuze, ahubwo ari ibikomere bikwereka ko nta muntu mwiza ukiriho. Ariko ndashaka kukumenyesha yuko, reka nkubwire, Imana y'ingizi ya neza ntabwo irarekeraho kurema abantu beza, iracyafite abantu bazima beza bafite imitima mizima. Haleluya. Iguhuze rero n'umuntu ushobora kuruhukiraho. Dukomeze dusome. Yesu arabasobanurira, noneho atangiye kubabwira, atangira kubabwira. Ugiye kujyaho noneho Yesu yababwiye, agatangira kubiyereka. Ariko reka manze ngaruke mu gitabo. Ni urugero rwiza rutwereka umumaro wo kuvuga ibikurimo. Uru ni urugero rwiza rwa Yesu. Ni urugero rwiza rutwereka umumaro wo kuvuga ibikurimo, kuko abigishwa bamusubije basa n'abababajwe n'uko atazi ibyababayeho, kandi ari inkuru kuri bo bumvaga nta muntu n'umwe waba atayizi. Wari uzi ko umuntu wakomeretse iyo umubajije ati, ariko ko wananutse wabaye iki? Cyangwa ko wabyibushye wabaye iki? Murabizi ibikomere, hari abo binanura, hari abo bibyibuha.
bushya, bigira ingaruka nyinshi sinashatse kubivuga. Mbere yo kugusubiza icyo yabaye, ahita atangira kwibaza uburyo umuzi ukaba utazi ibyamubayeho. Nuko bigenda, niyo mpamvu n'abantu bavuze batari ko ni wewe wenyine uri umushyitsi bingana iki ku buryo utazi ibintu byatubayeho. Ntabwo ari igitangaza rero, abajya mwomora abantu ntabwo ari igitangaza. Iyo umuntu yababaye aba yumva isi yose ikwiriye kubimenya. Hari igihe rero umuntu muri we yumva yarababariye cyangwa yumva kubabara kwe, buri wese akwiriye kubimenya. Ko bikunda kugendekera umuntu wahuye n'igikomere gikabije cyane, nko gupfusha umuntu wakundaga, guhemukirwa n'inshuti magara, kubura ibyo witeguraga kubona kandi bikoreye imyaka myinshi bikaguca mu myanya y'intoki. Buri wese aba yumva buri wese akwiriye kumenya ibyamubayeho kandi akamuha polo, agafatanya nawe agahinda. Niyo mpamvu mu Kinyarwanda bavuga ngo ibisa birasabirana. Mu Gifaransa baravuga ngo ceux qui se rassemblent s'assemblent dans le même ensemble pour se rassembler. Ibintu bisa bigenda bikururana. Uzabirebe mu itorero, iyo hakijijwe umuntu umwe kuri uwo musozi, iyo ari umucuruzi, abantu ashobora kubwira ko yakijijwe ni abacuruzi bagenzi be. Abashobora kumwumvira mbere ni abacuruzi bagenzi be, bakaza. Undi yakijijwe ari umutayeri, abatayeri bagenzi be nibo babimenya. Iyo bashimye uburyo abitwaraho, nabo bajyana nawe. Aha rero mumenye impamvu umuntu wakomeretse akunda kuganira n'abandi bantu bagize gute, bakomeretse. Ibisa birasabirana kandi birangira nta n'umwe ukijije undi. Birangira nta n'umwe ukijije undi, kuko umwe aravuga byihoresha urekeye aho ngaho, uzi njyewe byambayeho byagenze gutya urabizi sha byagenze gutya byagenze na gutya. Ni forume yo kubivuga, ariko iyo ubwonko utabubwiye kurimo kubivuga ngo ukire, bihinduka gucurangira abahetsi. Niyo mpamvu ukwiriye gufata icyemezo mu mutwe wawe ukavuga ngo ngiye gushaka umuntu mbwira kandi mubwire kugira ngo nkire. Ahubwo mwamenye kuvuga ibyababayeho ubari inkuru no kuvuga ibyakubayeho ariko ufite impamvu aho bitandukanira. Mwashoboraga kuza kumbaza iyo mubona umwanya wo kumbaza muti ko nabivuze guhera muri 94, ko nabivuze guhera muri 80 bikaba bitarashira. Ntabwo wabivuze bafashe icyemezo ko kubivuga ari ukugira ngo bigushiremo, ubari inkuru gusa. Kandi iyo utangiye kuzibara hari akantu gakoze ku gipirizo gitobotse nyine ntawe uguhagarika, ni no stop. Ariko ikibabaje bitari bugire icyo bimara, kuko ntiwabanje guteguza ubwonko bwawe ngo ngiye kubivuga kugira ngo nkire. N'urimo kukumva ntacyo yenda kugufasha, ahubwo arumva atari wowe warangiza ngo nawe ahita atangira ibye. Gusa urumva hari icyo mwamarira. Mbwira abo mwegeranye mubwira uti hindura umuvuno. Hindura uwo muvuno rwose, uwo ngo ntabwo ukora. Umuvuno abari bubyumve n'abakinnye igisoro cyangwa se abakinnye damu, burya naho iyo babuguza naho mbona ngira menye haba mu muvuno. Yesu rero yabateze amatwi, kandi ikintu cya mbere kuriye kumenya niba ugiye gufasha umuntu ukomeretse. Aha ndimo ndavuga ku mpande zombi, abakomeretse cyangwa n'abafasha abakomeretse. Ndagenda ngerageza kubivanga kugira ngo twese twunguke, kuko uyu muntu aba akeneye umuntu umutega amatwi. Uramenye ntuzatobora igipirizo utiteguye kumara umwanya uhagije ngo wumve ibyo avuga byose, kuko iyo mubicikije, iyo agarutse ntahera hahandi, ashobora gutangira cyangwa wa muhanda yari yatangiye akawuta, agatangira indi chapitre y'ibikomere kandi ya mbere itararangiye. Niyo mpamvu rero umuntu agusanze muri ofisi, umuntu agusanze mu murima, umuntu agusanze, uzihangana ibyo wakoraga byose ubihagarike, telefone uyubike, burya zijya zikunda kutuderanja, buri kantu kose ugahagarike, noneho umwereke ko umuteze amatwi. Yesu nawe
ntiyigeze abacyaha, ntiyigeze ababwira ibintu byinshi, yarabaretse gusa aravuga. Rero kandi yumvishe bagiye gukata inkuru, yarababwiye ngo ni ibiki, arongera arababaza. Ni ngombwa yuko ukamukurikira wakumva hari ahantu agiye kugobyora cyangwa yaba bishaka yaba atanabishaka. Hari ukuntu inkuru ayitangira yageza hagati gashamikiraho indi bisa akabataye yayindi. Njye uko njya mbigenza mba mfite ahantu nandika, ariko nkandika ntamukuyeho amaso. Yavuga nk'ahantu nakumva atarutse kandi nshaka ko tuza kuhagaruka, handika akantu kaza kubinyibutsa. Nkareka wa murongo atangiye yamara kusa nkahita mubwira nti harya wambwiye ngo hagarukamo agahita wongera nawe akagaruka. Yesu nawe yumvishe inkuru basa n'abagiye kuyicamo gusa bamubwiye bati ni wowe utazi ibyawe. Arabwira ati ni ibiki, kugira ngo babone uko bafunguka babivuge. Hanyuma rero bamaze kubimubwira neza, byerekana ko utega amatwi nawe bimusaba kubiha igihe kugira ngo abone uko afasha uwo agomba gufasha. Kuko Yesu yaberetse ko yitaye ku gahinda kabo, noneho batangiye kumubohokera baramubwira bati ni ibya Yesu w'i Nazareti wari umuhanuzi. Tumaze gusoma uwo murongo, bamaze kumubwira amakuru yose y'ibyo baganiragaho, noneho yatangiye kubereka ko nubwo bababaye ariko ikibabaje cyagombaga kubaho. Ikibababaje ntabwo yababwiye ngo murababazwa n'ubusa. Uramenye n'ubu urimo gufasha umuntu wakomeretse, ntazakubwira ikintu ngo wumve nta kantu gato uhita ukubita igitwenge uba uhindutse umwanzi. Ngo gusa koka ngo bayewe ngo twebwe ngo ukafata urugero wenda ku bikomere byo mu ngo. Mudamu araje akubwiye ati mfite ikibazo, umugabo wanjye aherutse kunshi inyuma ndabimenya. Ni urugero mfashe Kanazara. Ugahita umbwira wewe ngo jyewe ndera abana be bane, gusa ibintu uvuga n'ibiki aho ngaho. Uba wakishe, uba umwongereye wikoreye ibirusha ibye, ariko ntibivuze ko adakomeretse. Haleluya. Kandi yaraje agufungukiye, abona ari wowe muntu ashobora kubwira agahinda ke. Bivuze ngo iki rero? Reaction ya mbere yo kwereka umuntu wakomeretse amatwi kandi ukamwereka kuri ku ruhande rwe. Babyumvishe neza? Kuko hari abantu bakomeretswa, ntangira kino gitabo abantu navuze ngo hari abantu bakomeretswa n'impamvu z'ukuri, hakaba n'abandi bakomeretswa n'impamvu z'impimbano Satani yashyizeho. Urugero, Satani ashobora kuza akakwereka ko umuntu akwanga kandi atakwanga, ugakomereka kandi wa muntu atakwanga. Iyo ni impamvu y'ikinyoma. Ariko abakomerekejwe n'impamvu zirizo nabo babaho. Iyo aje akakubwira rero, Yesu ntabwo yigeze akora ikosa zo kubabwira ngo gusa ibintu bibabaje n'iki. Oya, yarabanje arabumva, amaze kumva imitima yabo imaze kubohoka, abereka ko nubwo bababaye icyabababaje cyagombaga kubaho. Ifaransa baravuga ngo kino risqueriye nariye. Utagira icyo ababarira nyine nubwo ntacyo bafite. Ariko bakongera bakavuga ngo kino peririye no ganyeriye. Muri business niho bikora cyane. Muri business ufata icyemezo ugashora witeguye no guhomba kugira ngo uzagire no gufata risk. Niyo mpamvu rero hari ibintu bitubabaza koko bibabaje, ariko byagombaga no kubaho kugira ngo bigire aho bidukura bigire naho bitugeze. Haleluya. Ariko ntibibuze yuko biba byaduteye igikomere. Dore rero Yesu uko yababwiye. Yarabwiye ku murongo wa 26, none Kristo ntiyarakwiriye kubabazwa cyo ngo abone uko yinjira mu bwami bwe. Ntabwo yigeze ababwira ati mubabajwe n'ubusa. Yabanje arabumva, ariko arangije abereka ko ikibababaje yari destiny, cyagombaga kubaho byanga byemera. None Kristo ntiyarakwiriye kubabazwa cyo ngo abone uko yinjira mu bwami bwe. Birashoboka ko umuntu yababara ariko kimubabaje cyari ngombwa yuko kibaho. Ntibikubuza kubanza kumwumva nk'uko nari maze kubivuga, ngo wumva akababaro ke, ariko nyuma ukamubwiza ukuri, kuko nk'uko ijambo ritubwira ukuri niko kubatura umuntu. Nubwo wabanje kujya mu ruhande rwe kugira ngo umwereke ko wifatanyije nawe mu kababaro, ariko ntabwo ukwiriye kuguma mu ruhande rwe ngo unanirwe kumwereka ukuri, ntacyo ubumumariye.
Yesu yakomeje kubasobanurira ndetse ahera ku mateka ya kera, yavuze ubuhanuzi bw'uhereye mu gihe cya Mose. Ikigaragaza ko ikiganiro bagiranye cyababohoye nuko ubwo bageraga bugufi bw'aho bari bagiye, Yesu yabaye nk'ushaka gukomeza ngo yigendere, ariko bo bamusaba ko yagumana nabo. Iyi ni indikateri itwereka yuko umuntu yabohotse. Abajya bafasha abandi, kambabwira icyo muzasuzuma. Nuko umuntu azaza akubwira ati mushumba cyangwa se inshuti yanjye cyangwa mukristo mugenzi wanjye, nababwiye yuko umuntu wari we wese yakubohokeraho iyo akwisanzuraho. Ntibisaba title, ntibisaba kuba warize ibyo bintu bya counseling, oya, biragusaba kumutega amatwi gusa. Hari umutwaro w'umukijije runaka. Umuntu ashobora kuza akubwira ati mfite akabazo gatoya nashakaga ko nkubwira mu minota 10, wayima uti nayiguha, akitorora akamara amasaha 3. Icyo ni ikikwereka ko ibyo arimo avuga mu by'ukuri hari ikintu birimo kumufasha, ndetse yajya no kwihagarika bikanga. Aba nabo rero Kristo yakomeze kubaganiza bageze aho bari bagiye, kubwo ko bavaga i Yerusalemu bagiye Emawusi. Bagezeyo Kristo akora nk'aho ashaka gukomeza ngo yigendere. Muri Isirayeli yuko hari hubatse icyo gihe ibyo biti birorero cyangwa imidugudu, abantu bamwe bakaba batuye hano, abandi bakaba batuye mu kabuga ka Nyarutarama, abandi batuye mu mujyi hagati, yenda ari imirima cyangwa mu butayu. Bagezeho rero aho bari bagiye, Yesu atera intambwe ndende nk'ushaka gukomeza kugenda. Bahita bamubwira bati watubabariye. Haleluya! Ndakwifuriza ko wazaganira n'umuntu igihe cyo gutandukana cyagira akubwira ati wambabariye ukara, wambabariye ukongeraho iminota 10, wambabariye ukongeraho isaha, ko numva kuganira. Haleluya! Imana iguhe umuntu muganira nawe mwawe mudaherukana, ukumva uramukumbuye, kumva Jesus uramukumbuye kugira ngo umubwire, ukumva uramukumbuye no kwicarana nawe gusa ukumva hari ikintu. Wamumenye uwo muntu? Hari inyigisho ngira yitwa ngo inshuti. Ni wa muntu nyine, ni wa wundi ugera imbere ukihindukiza nk'isogisi. Iyo ujya kurifura buryo urarihindukiza hari imbere hakajya inyuma. Ni wa muntu utakumvira ubusa, ni wa muntu uzabwira ubusa ariko akabutega amatwi. Uwo nyine, uwo uhora wumva umukumbuye. Baramubwira bati gumana natwe. Byerekana ko kuganira bigenda byomora umutima w'ufite agahinda n'ibikomere kugera ubwo yumva yakwigumanira n'uwamufashije. Haleluya! Kugeza aha ngaha iki kiganiro gitangira cyamaze ibirometero 12. Hari isengesho mwumvise Yesu yakoze? Nta sengesho arakora. Biragendana na ya magambo twasomye muri Yesaya 50 ngo umurongo wa 4 ngo Uwiteka mpaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo menye uko nkomeresha urushye amagambo. Juste hano haracyakora amagambo, nta hareruya z'imirambararo n'iz'imishibuka zirazamo, nta kuvuga indimi kwari kwazamo, ntazo payi rwose Yesu ahangaha yavuze, ntazo. Muraseka, si byose ntihari igihe ujya imbere y'umuntu ukamubwira uti urushako ruranzonze, urubyaro ruranzonze, akagira ati laba soko. Mu by'ukuri ntabwo ari icyo ukeneye, uba ukeneye ko abanza kugutega amatwi, izo payi zikaza nyuma. Ndi umwe mu bantu bajya bagororokerwa gusenga nkavuga mu ndimi ku buryo nshobora kumara amasaha 3 ndi kuvuga mu ndimi, ariko sijya nkora ikosa ryo kuvuga mu ndimi ndimo gusengera umuntu wakomeretse. Turaganira nyine, juste turaganira, ntibimbuza guhishurira, ntabwo bimbuza guhishurira. Haleluya! Yesu yabikoze mu buryo buri simple. Anahageze avuga ati ariko babacika nkareba ati tubabarire ugumane natwe. Haleluya! Imana iguha umuntu wo kugumana nawe. Imana iguha umuntu muganira ukumva ntabwo mwatandukana. Hari umugabo umwe ntavuze izina, ni umucuti wanjye kandi ni umukristo nshumbye. Yajyaga abwira umudamu we yaje kundeba atari ko ngusigayo ngiye ku kazi mu gitondo, hagaruka kurya saa 6 ngasanga ntibari wagera mu rugo, najya gutaha nimugoroba mvuye ku kazi nakubaza aho uti mpitaho hahandi wansize. Muba mukivugana ibiki na pasiteri? Urumva n'akantu ko gucuruza ifu hari igihe umuntu aranguza, abakora umwumvisha icyo mvuze.
umuntu ukivuganira iki na pasiteri. Noneho rimwe wa mudamu akajya ambwira tuzadusure mu rugo, ndamusura tujyayo turirimba indirimbo zo mu gitabo, turirimba indirimbo yo mu gitabo uwo mugabo akunda. Yabyirukiye mu Badivantiste, twari murabizi mu gitabo cy'indirimbo zacu harimo izavuye mu itorero ry'Abadivantiste, arayikunda. Noneho aza kuzabwira umugore ariko nanjye wazajya kureba wa mupasiteri. Yageze iwanjye saa 4, yari umwe mu bayobozi muri NGO imwe yakoragamo. Hari inama yagombaga kuyobora mu mujyi, yagombaga kumuhuza n'abaminisitiri, ari uri bugombe kuyiyobora saa 6. Ahita iwanjye nyine avuga yuko afite iminota 30 akajya muri ofisi agafinaliza iby'inama akajya muri serena y'inama igomba kubera. Saa 5 ziragera, ndamwibutsa. Ndabizi igihe umuntu ageze imbere yanjye akampa igihe ndacyubaha. Ziburi minota 10 ku isaha yambwiye, ndamubwira nti cya gihe kiregereje kugira ngo tuze kumenya uko tuza gusenga. Atereka twongereho indi minota. Saa 5 zirageze, n'igice zigeze atereka ndereke iyi nama nayo igiyemo. Ahamagara undi muntu ati ubigenza utya. Jewe ndabona ntari buboneke. Saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 nimwe zigeze turasenga. Ariko se ko nabonye utanariye, ngwino nkujyane mu modoka tujye iwanjye. Turagenda dukomereza iwe turasangira. Noneho nimugoroba agiye kuryama n'umudamu we aramubwira ati urabizi ati cyumara kwa pasiteri nanjye nakibonye. Ntabwo nzongera kuvuga ngo ubumara yiki. N'umupapa mukuru habura gatoya ngo ambyare. Ni gakeya ubona abantu b'igitsina gabo bakumburanye. Ariko ajya abwira umudamu ati ndumva nkumbuye pasiteri, ndumva mukumbuye. Ni umuntu mukuru nubaha nk'uwambyara. Umuntu akurusha presque une vingtaine y'imyaka burya yanakubyara. Nta bintu byinshi tuvugana niyo duhuye. Dushobora no kumara amezi 2 nta wandikiye undi kuri telefone, nta wahamagaye undi. Ariko igihe kiragira akankumva, nanjye nkumva ndamukumbuye, tugahura tugasangira nk'akantu runaka, ubuzima bugakomeza. N'urugero nabahaga, ntabwo bisaba ngo umuntu muri kategori imwe, mukora muri domaine zimwe, mufite amateka amwe, mufite imyaka yenda kungana. Umuntu wagufasha iyo umugeze imbere wumva akagenda. Haleluya. Wikwirirwa rero ushakisha ngo ndashaka umukansara ngo w'igitangaza, ngo wabyize neza ngo bisobanuke. Wa muntu mujya muganira ukumva yajya kugenda ukumva hari nk'ikintu agutwaye. Uwo kwizakera buryo ubuzisezereye. Ahubwo ubuzima bw'umuntu nabugereranyije n'ikipe y'umupira w'amaguru. Ikipe y'umupira w'amaguru mu kibuga hajyamo abawundusha cyane, harya se 11, hajyamo 11. Ariko burya ikipe ntabwo ibigizwe na 11 gusa. Ishobora kuba ifite abandi 10 cyangwa 12 nabo babarirwa muri ya kipe. Hari abajya ku cyo bita ngo ni feuille de match. Niba bari gukina uyu munsi hari 11 bari bubanzemo, ariko hari n'abandi basimbura bashobora kuza kugira gute kubasimbura. Rero aho kwanga abantu ngo nuko bamwe bagukomerekeje, uzahindura inshuti. Iyo umukinnyi bamushyize mu kibuga bamubanjijemo akagaragaza icyizere gikeye, ikiza kuri benshi kuri ya ntebe hari abandi babasimbura, baramusimbuza. Ariko byumve neza, ntibamwirukanye mu ikipe, yego, ariko muri ako kanya ntabwo arimo kugira umumaro, baramusimbuza undi bamushyiremo. Kandi mu makipe bashobora no gukinisha abanyamahanga. Ikipe akaba ari y'u Rwanda ariko hagakinamo n'abanyamahanga. Bivuze ngo umuntu ugufasha si uwo muhuje ubwoko, si uwo muhuje igitsina, si uwo muhuje amashuri, si uwo muhuje imyaka, si n'uwo muhuje idini. Umuntu uwo ari we wese ubona ashobora kugira icyo agufasha ngo ibikomere bikire, mwinjize mu ikipe. Mwinjize mu ikipe ishobora kugufasha. Haleluya. Hanyuma abakinnyi batagufashije uyu munsi bivuze yuko ari ibigwari. Birashoboka ko ubutaha ahubwo nabo bazakora aho wawundi yagize gute yananiwe. Va mu kazitiro rero. Ngurumva ngiye ngo mfite ngo inshuti ngo 3 zonyine, ngo kuva muri primaire ku Kirunga ngo kugeza uyu munsi. Va muri ibyo. Ubuse bamuvara Valence baracyakira. Maradona ntitumwumva mu mateka.
reka babwire inshuti zanjye, le monde évolue, donc isi igenda itera imbere, no mu mwuka natwe dutera imbere, kuko Bibiliya iravuga ngo nous allons de gloire en gloire, from glory to the higher level of glory, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ntabwo rero ushobora kunyumvisha yuko inshuti zawe ari eshatu gusa zo guhera muri primaire ngo abandi bose ni abayayi. Reka da, iyo kipe izagera hinanirwa. Shyiramo amaraso mashya, haleluya, shyiramo amaraso mashya, winjiza abantu bashya bafite ideas nshyashya. Kera n'ibishwagara yari igezweho kwicuruza, ubu ntabakisiga inzu. Niba ari zo nshuti ugifite se, inshuti zishobora gukubwira ngo dukore business y'ishwagara muri 2021, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Haleluya, murabiseka ariko ibyo mbabwira ni ukuri. Bumwe mu buryo bwo kuva mu kazitiro ni ukuba innovative, ni ukuba umuntu uhanga udushya. Inshuti zimwe nizanga uzakomezanye n'izindi, zazindi uzikize kuri benshi. Na Yesu yaravuze ngo niba barwanyiriza ku gasozi kamwe muzakimuke, ntimuzarenda mutuzenguruka twose ntaraza. Kuki wiboha ukaguma ahantu hamwe ngo abantu bose babaye babi? Mbigusubiremo, abantu bose ntabwo ari babi. Hariho abantu beza, hariho imfura, haleluya, hariho abakristo nyabakristo, hari abantu bafite ubumuntu. Ahubwo rero tangira uburyo ureba uburyo wakwangaja, wagure timu rw'inshuti zanshizeho. Okay, ubuzima bwawe ntibwubakiye ku badahari, ubwo igihe cyabo cyari kirangiye mu buzima bwawe, angaje abashya. Ntizagushizeho n'ibyo, ariko angaje abashya, komezanye n'abandi bashya, ubuzima bukomeze. Mu minota 2 cyangwa 3 ngiye kubabwira ikindi kintu kimwe, ubundi dusenge. Mu Bakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 4 kugera kwa 5. Abakorinto ba kabiri igice cya mbere kabiri igice cya mbere umurongo wa 4 kugera kwa 5 haranditse ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza bari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Muri Bibiliya y'Icyongereza iri humure ryitwa comfort. Haleluya. Kambagereranyiriza urugero rw'ikintu kiki comfort imwe kugira ngo muyumve. Wari wabwira umuntu ikintu cyakubabaje, wamara kukimubwira akagufata akaguhobera akakwiyegereza, ukumva mu mutima wawe hari ibintu bimeze nk'ibintu bigenda bivamo byomoka bimeze nk'ibikuta, aho hantu buri twahagereranya no muri comfort. Haleluya. Ushobora kuba utabiheruka, reka mubwire ibyo ubona. Wari wabona akabebe gatoya k'imyaka 2, nyina ahagatiye arimo kugasinziriza, ubona umunyenga agasinziriramo. Iyo yibeshye akagakura muri ya comfort akagashyira muri berceau cyangwa ahandi hantu akaraza katarashyirwayo, deep sleep mu Kinyarwanda icyo bita gushyirwayo, handi usinzira nyine n'umuntu yagukoraho ntubyumve, gahita kabambanduka. Kubera iki? Agakuye muri comfort kari karimo agashyiza ahandi hantu hatameze kwa kundi. Imana rero, haleluya, niba yarakomoye ibikomere, ntabwo abantu bose bazomorwa ibikomere direct n'Imana nk'uko we yabigenje. Tujya dukunda gukora ikosa ngo ngewe nakoza 7 ngo umuntu byari byarananiye kubabarira mpita mubabarira. Dore icyo Bibiliya itubwiye, Imana yabigushoboje kugira ngo bishoboze abandi. Ntabwo bose uzabayobora urugendo rwo gukora 7 ngo bikunde. Niyo mpamvu gusenga ntibikuraho gutega abantu amatwi, gusenga ntibikuraho yuko tubwira abantu. Iki nkirangirijeho kubera iki? Nzi ko hari abantu benshi bakubwira ngo ariko giye bikomere byakize nta muntu bibwiye. Yes, it is possible, birashoboka.
ariko dore icyo Imana yabikoreye, iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumuririsha ihumure twahawe n'Imana. Kuko nk'uko Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane, ni nako no guhumurizwa kwatugwijijwemo na Kristo. Reka nsoze mbabwira ngo kuva mu bikomere ukaba ukomeye birashoboka, kandi aho umuntu yageze akomereka umunezero yuje wikuba inshuro nyinshi. Apfa kuba yahuye n'umuntu muzima aganira. Ubutaha nzababwira uko umuntu amenya umuntu muzima, kuko hari abantu batwimasikaho, hari abantu batwishushanyaho. Nzababwira password, nzababwira utuntu nka dutanu, utuyunguruzo dutanu unyuzamo umuntu ukamenya niba akunda wowe cyangwa akunda ibyawe. Hari n'abantu badukunda kuko bumvisha Imana ituvugaho ibyiza, kugira ngo umunsi twabisohoyeho bazarye. Njyewe rero njya mbwira abantu ngo ahaterera hose haba hanamanuka, utarankunze ahamanuka, nitugira ahaterera uzabe wigiyeyo. Abantu bankunze ahamanuka, nitugira ahaterera nanjye nibo nzibuka. Kristo yaravuze ngo mumpamirize imbere y'abantu, imbere ya data mbahamye. Munyihakana imbere y'abantu, imbere ya data mbihakana. Ubutaha nzababwira mbasigemo ideni ritume mutaha mutekereza. Bibiliya ivuga ko tugomba kugira urukundo. Mutahe mutekereza ngo ese umukristo akwiriye kugira urwango? Kugira ngo mbakomplike kurushaho, umukristo akwiriye kugira urwango. Mutahe mubitekereza. Akwiye kugira urwango, mutahe mubitekereza. Nzababwira icyo akwiriye kwanga icyo ari cyo, ubwo ndabakopeje mbaye nka 90%. Yesu abampera umugisha, mwakoze kuntega amatwi. Nababwiye ko nsoza nsenga kugira ngo Imana ibahe umuntu byibuze umwe. Iyo ufite umwe aba ahagije, iyo ugize benshi biba ari akarusho. Munyemerere rero muhaguruke, saba umuntu wahoze kuri piano akoreho gatoya, hanyuma dusenge tuvuga ngo Mana gushimwa. Mana turagushimye, ni wowe ubereye gushimwa, ni wowe waremye isi n'ijuru, ni wowe watoranyije Omega Church, ni wowe wahamagaye aba bantu bose bari hano bumvishe iyi nyigisho y'umugoroba, ni wowe kibirengeye, ni wowe uri hejuru y'ibintu byose. Nkuko wavuze ngo uzaremera intama abungeri bahwanye n'umutima wawe, ni nako nsenze ngo buri muntu wese uri hano umuremere inshuti y'inkoramutima mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Hari abafite ibikomere bitandukanye by'ibyo babonye, by'ibyo babwiwe, by'ibyo bakorewe, byabo babuze, ibikomere by'uburyo butandukanye. Ariko tubonye ko inzira iyo ari yo yose byakwinjiramo, iyo bigiye gusohoka bisaba ngo tubisohore tubivuze. Ndasenze rero ngo baha abantu bazima bo kubomora, babatega amatwi batabaciriye urubanza, babatega amatwi batabanje kubabwira ngo ariko ibyo murimo ni ibiki. Nk'uko tubonye urugero rwa Yesu Kristo, ibirometero 12 abantu bamubwira agahinda, yamara kukumva neza maze kukanononsora akababwira ati ariko byari bikwiriye ko biba. Abantu bashobora kubabwiza ukuri ko nubwo bakomeretse yenda nabo hari uruhare babigizemo kugira ngo koko bomoke bomutse. Icyo nicyo nshoje nsabira uyu mukumbi, kandi waravuze ngo dusabe duhabwe, dushake tubone, dukomange dukingurirwe. Icyubahiro n'ikibi cyawe byose byatuye mu izina ry'ububasha bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.